Iyi ni Ingando online muteze amatwi. Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikira aribwo bwa mbere, namwe musanzwe mudukurikira mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho. Uretse kuba mudusanga ku rubuga rwa YouTube, mushobora no kudusanga kuri page yacu ya Facebook no kuri Instagram mwandika ijambo Ingando online. Uyu munsi dukomereje urugendo twatangiye rwo gusobanura inzozi zitandukanye, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'inzozi zifitanye isano no kurota amafaranga. Ikaze muri iki kiganiro. Niba hari zimwe mu nzozi nziza kandi ziba zishimishije umuntu yarota, ni ukurota ubona ufite amafaranga cyangwa kurota utoragura amafaranga. Bitewe n'uburyo twese tuyakundamo no kuba amafaranga adufasha mu gukemura ibibazo n'ibyifuzo byinshi tuba dufite, biri muri zimwe mu mpamvu z'ibanze ziza ku isonga zishobora kuba zituma umuntu arota amafaranga. Gusa kurota amafaranga ntabwo bivuze ko uri buyabone koko, cyangwa niba warose uta amafaranga ngo uyate koko. Kurota amafaranga hari ababihuza n'uko uwayarose aba afite ishyaka n'inyota yo kuba umukire, cyangwa afite inyota yo gukira, ariko buri gihe si cyo kurota amafaranga biba bisobanuye. Kurota amafaranga bishobora kuba ikimenyetso cy'imbaraga, gutakaza icyubahiro, kugwa mu bishuko, cyangwa bikaba n'ikimenyetso cyo gutsindwa no kunanirwa gukora ibintu runaka. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ubusobanuro butandukanye bw'inzozi zitandukanye ariko zifitanye isano no kurota amafaranga. Uramutse utumvise inzozi zawe, waza kutwandikira muri komenti cyangwa ukatwandikira unyuze kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando online, ukatubwira inzozi zawe. Tuzazibona maze tuzisome tugusubize. Mu gusobanura izi nzozi, reka duhere ku kurota ubona utsindira amafaranga. Izi nzozi akenshi abantu benshi muri twe bakunda kuzirota, ariko iyo urose ubona utsindira amafaranga ntabwo biba bisobanuye ko aya mafaranga uri buyatsindire koko, bimwe byitwa gukabya inzozi. Kugira ngo ushobore gusobanukirwa izi nzozi, bisaba ko ubanza gusuzuma imyitwarire yawe ku buryo wifuza kubonamo amafaranga mu buzima busanzwe. Dufashe nk'urugero, niba hari umuntu ukunda gukina imikino ya tombora cyangwa imikino y'amahirwe, biroroshye cyane ko mu gihe aryamye yazajya akunda kurota abona atsindira amafaranga. Ibi akenshi biterwa n'uko mu bwonko bwacu harimo agace gashinzwe kubika amakuru, kandi hakabamo n'agace gashinzwe kugenzura amarangamutima yacu. Hari igihe rero rimwe na rimwe iyo umuntu asinziriye, ako gace gashinzwe kubika amarangamutima n'amakuru kagarura bya bintu umuntu aba yiriwemo atekereza, kandi bikagarura bya bintu umuntu akunda gutekerezaho umwanya munini, bigatuma igihe aryamye abirota. Ibi ni bimwe bavuga ngo umushonji arota arya. Ariko niba nta mikino y'amahirwe ukina, cyangwa ngo wumve ushishikajwe n'ibindi bintu bya tombora, kurota utsindira amafaranga aba ari ikimenyetso kigaragaza ko muri wowe ufite intego zikomeye wumva ushaka kuzageraho, kabone n'ubwo uba ubona utari kubona inzira z'ako kanya uzacamo kugira ngo ugere ku ntego zawe. Dufashe nk'urugero, ushobora kuba uba mu bukode ariko nta kindi kibazo ufite, gusa ukaba wumva umunsi umwe uzubaka inzu yawe ukava mu bukode. Kubera iyo ntego uba ufite, ushobora kurota ubona watsindiye amafaranga mu buryo butandukanye, mu cyimbo cyo kuba wabona wujuje inzu yawe bwite. Kurota inzozi nk'izi rero aba ari ikimenyetso cy'uko hari ibintu ushaka kugeraho, ariko ukaba utabona inzira bizacamo kugira ngo ubigereho. Reka dukomereze ku kurota utoragura amafaranga menshi cyane.
niba wari uryamye ukaza kurota ubona ugenda nko mu muhanda ukabona uguye nko ku gikapu kirimo amafaranga menshi cyane, cyangwa ukaza kubona uri kugenda ugatoragura ikofi ukabona irimo miliyoni 5 z'amafaranga, hanyuma ukaza gukanguka. Inzozi nk'izi ziri mu z'abantu benshi bakunda kurota. Mu by'ukuri kuba warota ikofi irimo miliyoni 5 ni ibintu bidasanzwe, kuko ikofi isanzwe ntabwo yakwirwamo amafaranga angana na miliyoni 5. Kurota rero ubona utoragura amafaranga aba ari ikimenyetso kigaragaza ko hari ibintu bitandukanye uba waramaze kugeraho, kandi ibyo bintu ukaba warabigezeho nk'uko wabyifuzaga. Muri make, kurota utoragura amafaranga aba ari ikimenyetso kigaragaza ko wishimiye ibyo wagezeho ugereranyije n'uko ubona abandi babayeho, cyangwa n'uko bo bakoze cyane ariko bakaba batarabigeraho. Reka noneho turebere hamwe kurota ubona uta amafaranga mu nzozi. Kurota ubona utakaza amafaranga ni ikimenyetso kigaragaza umubabaro no kutishimira ibintu runaka. Dufashe nk'urugero, hari igihe ababyeyi bamwe na bamwe baba batishimiye yuko umukobwa wabo cyangwa umuhungu wabo ashyingiranwa n'umuntu runaka batamuhitiyemo. Mu gihe bimeze gutya, uyu mubyeyi birashoboka ko inshuro nyinshi mu gihe aryamye yazajya akunda kurota ata amafaranga, nk'ikimenyetso kigaragaza ko atishimiye ubukwe umwana we yakoze. Biranashoboka ko hari n'igihe waba utishimiye ikintu runaka, utishimiye umukunzi wawe cyangwa undi muntu mubana, cyangwa utishimiye undi muntu mufite aho muhurira inshuro nyinshi nko ku kazi cyangwa ku ishuri n'ahandi hantu hatandukanye. Mu gihe ukunda kurota uta amafaranga, uba ugomba kwisuzuma ukareba bimwe wumva bikubuza ibyishimo, ukareba buryo ki wabikemura cyangwa ukabyikuramo. Reka dukomereze ku kurota ubona uha umuntu runaka amafaranga. Kurota ubona utanga amafaranga bifite ubusobanuro bwinshi kandi bunyuranye bitewe n'uko uba wiyumvaga mu gihe warotaga utanga ayo mafaranga. Birashoboka ko ayo mafaranga uba wabonaga uyaha umuntu uzi, cyangwa ukabona warose uyaha umuntu utazi. Ibyo bifite ubusobanuro kwabyo. Biranashoboka ko wenda uba warose utanga amafaranga uyaha umuntu uzi cyangwa utazi, ariko ukaba wumvaga uyamuhaye utabishaka, kwa kundi ukora ibintu kubera kubura uko ugira cyangwa kwikura ku muntu. Mu gusobanura ibi, reka duhere ku kurota ubona uha umuntu amafaranga uzi. Iyo urose ubona uha umuntu uzi amafaranga, aba ari ikimenyetso cy'uko hari umuntu wirengagije gufasha cyangwa ibintu wirengagije gukemura kandi ubifitiye ubushobozi. Ibyo bintu bishobora nko kuba biri mu gaciro k'amafaranga cyangwa biri mu gaciro k'ibikorwa. Dufashe nk'urugero, niba uri umuntu uri mu nzego zifata ibyemezo ariko ukanga gusinya amadosiye yemerera cyangwa ahakanira abasabye serivisi runaka mu kazi ushinzwe, bigatuma bahora baguhamagara bakubaza aho dosiye zabo zigeze, ariko ukababwira yuko hari bitaratungana kandi uzi igisubizo cya nyacyo. Iyo bimeze gutya, ukunda kurota utanga amafaranga ukayaha umuntu uzi neza. Ni mu gihe iyo urose uha amafaranga umuntu uzi, aba ari ikimenyetso kigaragaza ko utishimiye imibereho ubayeho mu bigendanye n'ubukungu cyangwa imibereho isanzwe. Dufashe nk'urugero, ushobora kuba utishimiye umushahara ubona, utishimiye umusaruro uva mu byo ukora, cyangwa ntube wishimiye uburyo ubayeho, nko kubona amafunguro, kubona amafaranga yo kwishyura ubukode, cyangwa ntube unejejwe n'akazi ukora cyangwa ahantu runaka ugakorera. Mu gihe bimeze gutya, umuntu akunda kurota abona aha amafaranga umuntu cyangwa abantu atazi. Iyo wabonaga utanga wishimye ayo mafaranga, byo bigaragaza ko uri wa muntu udakunda gufasha abandi igihe bakeneye ubufasha, uba uri nyamwigendaho. Ariko iyo wabonaga utanga ariko ukayatanga utabishaka, aba ari ikimenyetso kigaragaza ko ufite umutima ufasha
ariko ukaziterwa n'uko nta bushobozi buhagije ufite bwo gukora no gufasha ba bandi bagukeneyeho ubufasha. Iyi ni Ingando Online mukomeje gukurikira. Reka noneho turebe no kubona mu nzozi uhangayikishijwe no kwishyura amafaranga. Izi nzozi zo kurota uhangayikishijwe no kwishyura umwenda runaka ni zimwe mu nzozi zihangayikisha zibaho. Ushobora kuba wabonaga hari inguzanyo watse muri banki, ariko ukabona mu nzozi wananiwe kuyishyura bagiye kugutiriza cyamunara, cyangwa ukabona hari undi mubare w'amafaranga runaka ukeneye kwishyura beneyo. Inzozi nk'izi kugira ngo ubashe kuzisobanukirwa ni uko ugomba kubanza ugasuzuma n'ubundi niba nta mwenda ufite, yaba mu bigo by'imari cyangwa ukaba ufite ideni urifitiye umuntu runaka ku giti cye. Iyo uramutse ugize uwo ufitiye umwenda kuba warota bananiwe kwishyura, byo ni ibintu bisanzwe, kuko niba hari ikintu gihangayikisha kandi umuntu ahora atekereza, ni ukuba afite umwenda wa banki cyangwa umwenda w'undi muntu ariko ukabona kuwishyura biri kwanga. Inzozi nk'izi rero zishobora guturuka kuri uko kuntu umuntu afata umwanya munini abitekerezaho cyane, maze mu gihe aryamye bikaza kumugaruka mu ntekerezo. Ariko ku rundi ruhande umuntu ashobora kurota ahangayikishijwe no kwishyura umwenda nta nguzanyo ya banki cyangwa ideni ry'umuntu ku giti cye afite. Iyo bimeze gutya, inzozi nk'izi aba ari ikimenyetso kiburira umuntu ko mu minsi ya vuba hashobora kubaho igihombo kinyuranye giturutse n'ahantu hatandukanye. Binasobanura kandi ko uba uri wa muntu ukunda kugira ubwoba no kutizera abantu ko wabaguriza amafaranga cyangwa ikindi kintu, bitewe n'uko uba wumva bacyangiza cyangwa ntibazakwishyura amafaranga wabagurije. Gusa nanone kurota ubona ugiye kwishyura umwenda munini ni ikimenyetso kiba kigushishikariza gukora akazi k'abandi neza, kugira ngo hatazagira igihombo kiba giturutse ku burangare bwawe. Iyi ni Ingando Online mukomeje gukurikira. Niba hari igitekerezo, inyunganizi cyangwa icyo wifuza ko twazagutegurira mu biganiro byacu bitaha, wabitugezaho ubinyujije mu mwanya wagenewe komenti. Tuzabisoma kandi tugusubize. Ntiwibagirwe gukora like na share niba wakunze iki kiganiro cyangwa hari icyo wungukiye muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe, aka niko kanya keza ko kuyikora. Nuyikora uzajya ubona ibiganiro byacu tugutegurira buri munsi. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.